Mu minsi yashize inkuru y'uwiswe General Gakwere yakomeje gushyushya imitwe y'abantu, ariko se uyu wiswe Ezekiel Gakwerere ubundi akitwa ngo ni Yohani Batista Gakwerere ni muntu ki? Kandi se kuki ingoma ya Kagame yahisemo kumwifashisha? Uyu Gakwerere ubundi amazina ye nyakuri ni Rutayisire Gerard. Uyu Rutayisire Gerard waje guhabwa amazina ya Gakwerere yinjiye muri FPR Inkotanyi mu 1988, ahabwa amasomo yo kuneka no kwica abasivili. Arangirije amasomo, Rutayisire Gerard yagiye mu Nkotanyi zishe abagowe mu 1992. Nyuma yaho Inkotanyi zifatiye ubutegetsi mu 1994, Rutayisire Gerard yagiye gukora mu bushikiranganji bwo gucyura impunzi mu gisate cyo gutwara abantu. Icyo gihe iyo minisiteri yategekwaga na Bihozagara Yakobo. Muri iyo minisiteri Rutayisire Gakwerere yakoranagamo n'abitwa Ngango Innocent, nyina w'umwami Sendamanoni, Karusisi Yohani Berikimasi. Uyu Karusisi Yohani Berikimasi akaba ari se wa General Ruki Karusisi, kandi uyu Karusisi Yohani Berikimasi yapfuye amarabira. Nk'umuntu wari uri muri minisiteri yo gucyura impunzi, Rutayisire Gerard yari mu bantu bishe impunzi z'abarundi b'abahutu bari i Rukomo. Abo barundi bari barashoboye kwigobotora ubukene bw'ubuhunzi babikesha ubuhinzi bw'umuceri. Yakobo Bihozagara nk'umuntu wavuye i Burundi yari ari mu banyarwanda bagize uruhare mu kwica abahutu b'abarundi muri jenoside yo mu 1973. Bihozagara yamenye amakuru y'aba barundi mu Rwanda, yategetse ko bakurwa Rukomo bakajyanwa i Nyagasambu. Aho i Nyagasambu niho abo bahutu b'abarundi baje kwicirwa. Aba benshi muri bo batwikirwaga mu mazu. Rutayisire Gakwerere yari mu batwaye abarundi kandi yari mu bitero by'abatwikiraga mu mazu. Rutayisire Gakwerere yari kandi mu gatsiko kakoreraga muri iyi minisiteri ya Bihozagara, bashimutaga abahutu b'abanyarwanda babakuye mu nkambi z'impunzi. Icyo gihe bafataga imodoka bakazambika ibirango bya UNHCR bakinjira mu nkambi z'impunzi bise ko ari abakozi ba HCR. Barangiza bagashuka umuntu runaka ko UNHCR bamushaka bakamushyira mu modoka. Bamara gusohoka mu nkambi bagahita bamuniga bakamwica. Mu mwaka w'1995, Rutayisire alias Gakwerere yari ari mu kanama kateguraga gutsemba abahutu bari mu nkambi ya Kibeho. Icyo gihe Inkotanyi zashatse abatutsi zavugaga ko basa n'abahutu, zibohereza mu nkambi kujya kuneka. Uyu Rutayisire Gakwerere nawe yari ari muri abo boherejwe n'Inkotanyi kujya gucengera mu nkambi ya Kibeho. Muri Rutayisire alias Gakwerere yari kumwe nabo muri ubwo bucengezi harimo uwitwa Kagina, akaba ari Murego, harimo uwitwa Rukundo n'abandi. Yohani Berikimasi Karusisi ise ubyara Ruki Karusisi twavuze haruguru, nawe yari muri aka gaco k'Inkotanyi kari gashinzwe gutegura gutsemba abahutu i Kibeho. Nyuma Rutayisire Gakwerere yaje kuba umwe mu batutsi batabye imibiri y'abahutu biciwe muri Kibeho mu rwego rwo kwihisha Loni. Iyo mibiri barimo uyu Rutayisire alias Gakwerere baje nanone kuyituburura bayitwara mu makamyo kujya kuyitwikira mu ishyamba rya Nyungwe. Nyuma yo kugira uruhare mu byaha bya jenoside i Kibeho, Rutayisire Gerard wiyise irya Gakwerere yaje gufatikanya na za maneko zo muri primature kujonjora impunzi z'abahutu zagombaga kwicwa ku ikubitiro mu 1996 zikinjira mu Rwanda. Nyuma yaho minisiteri yo gucyura impunzi yahagaritse gukora, Rutayisire Gerard wiyise irya Gakwerere yagiye gukorera muri minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu. Mu mwaka w'2002 Inkotanyi zari ziri gutegura amatora ya mbere mu Rwanda, zikaba zari zifite ubwoba ko Museveni ashobora gukoresha impunzi z'abanyarwanda mu guhirika ingoma ya Kagame. Ubwo nibwo Inkotanyi zohereje uyu Rutayisire Gerard wiyise Gakwerere kujya muri Uganda yigize impunzi y'umunyarwanda. Ageze muri Uganda
Rutayisire Gerard yabeshye ko leta ya Uganda na HCR ko afite ikibazo by'umutekano muke kumushyira mu nzu irinzwe bita Protection House i Kampala. Bageze muri Protection House, Rutayisire Gerard yashutse umwana w'umukobwa wari ukiri muto, baracudika maze ashiduka mubereye umugore. Rutayisire Gerard yakoreye ibyamfumbi uyu mwana umukobwa ageze aho aratoroka ajya kwihisha imbarara. Rutayisire Gerard wise nyine rya Gakwerere yagumye muri iyo Protection House, ni nako acengera abantu bo mu butegetsi bwa Museveni mu rwego rwo kuneka niba hari umugambi waba uhari wo gukoresha impunzi z'Abanyarwanda mu guhirika ubutegetsi bwa Kagame. Abantu bo mu ngoma ya Museveni yakundaga kuneka harimo Generali Cyana Leopold na Sergeant Issa Furaha Arinayitwe. Nyuma yaho amatora arangiriye, Inkotanyi zohereje Rutayisire Gerard nyine uyu wise Gakwerere kujya gukorera Mozambique, Zambia na Afurika y'Epfo. Muri ibi bihugu niho yaje kwiyoberanya yigira impunzi y'Umunyarwanda ndetse anashobora no gucengera muri FDLR. Rutayisire Gerard wise rya Gakwerere yaje kugaruka mu Rwanda maze mu 2012 ashyirwa mu gaco kateguraga gukora kudeta i Burundi. Mu bandi bari bagize ako gaco kateguraga kudeta i Burundi harimo Bihozagara Yakobo waje no kubigwamo. Muri uko kudeta i Burundi ipfubye, Rutayisire Gerard yagiye muri Congo nka liaison wa Red Tabara mu kugerageza guhirika ubutegetsi bw'i Burundi. Muri iryo sahaha kandi niho yashoboye kongera gucengera FDLR. Muri icyo gihe rero akaba yari muri misiyo yo gusesera FDLR. Gucengera FDLR byamworoheye kugeza aho Inkotanyi ziboneye ko igisigaye ari ukumukoresha mu gukwiza ibihuha. Mu kwezi kwa Mutarama 2025 nibwo maneko za Kagame zatangiye gukwirakwiza ku mbuga nyamukuru amafoto y'indangamuntu y'uwitwa Gakwerere Ezekiel ukomoka muri Rukara. Nk'uko mwabibonye rero, ku ya mbere Werurwe 2025 nibwo berekanye uwitwa ngo General Gakwerere Ezekiel. Nyuma baje guhindura amazina bavuga ko ngo bafashe uwitwa Gakwerere Jean Baptiste. Iyo nkuru ya Gakwerere Inkotanyi zashakaga kuyikwirakwiza kubera inyungu ebyiri. Inyungu ya mbere kwari ukugira ngo bamenyekanishe mu mahanga ko leta ya Congo ikorana koko na FDLR. Bityo Kagame akaba yari yizeye ko yarabonye turufu yo kwitwaza ko gutera Congo bifite ishingiro. Inyungu ya kabiri ni uko bakoresheje iri zina rya Gakwerere ryavuzwe cyane mu manza za Arusha ko ari we wishe umwamikazi Rosalia Gicanda. Aho Kagame akaba yarashaka kwerekana ko FDLR igizwe n'abantu bakoze ibyaha bya jenoside. Aha kandi Kagame yari akeneye kwerekana Abatutsi ko mu kumushyigikira ko arwana intambara yo kwikiza abishe Abatutsi. Ibi Kagame yabikoreye ahanini ko afite ikibazo ko Abatutsi benshi batemera intambara ashoza muri Congo. Kuri iyo mpamvu Kagame akaba afite ikibazo cyo kubona Abatutsi bemera gufata imbunda bakajya mu ntambara ashoza muri Congo. Ibi byo kubura Abatutsi bitabira kujya mu ntambara za Kagame ahatana nabyo, agerageza kandi gukoresha Bizimana Damascene na Dusingizemungu Yohani Petero. Gusa Nyamitwe yaramufubanye kuko indangamuntu babanje kwerekana bibeshye, bakerekana indangamuntu yatanzwe mu 1997. Ibi kandi byiyongeyeho ko bakoresheje impuzankano nshyashya, byaba kandi kuzamo kidobya ubwo bari bababwiye ko uyu Gakwerere yahamagarwa n'urukiko mpuzamahanga rwashyiriweho u Rwanda cyane cyane mu bujurire burebana n'imanza z'abahamwe n'ibyaha byo kwica Abatutsi muri jenoside i Butare. Ibi rero bikaba byakurura ko ikinyoma cyakwitirwa habona igihe haramuka havumbuwe ko uyu Rutayisire Gerard yiyise izina rya Gakwerere.
cyaje kugaragara rugikubita kuko Rutayisire Gerard abazwa n'abanyamakuru atigeze avuga amazina ye, yavuze gusa aho akomoka ko ari muri Kigali Mwari, Segiteri Shyorongi, Cyrille Akayira. Ikindi ni uko byageze aho Colonel Mwesigye akabuza abanyamakuru kubaza ibibazo uyu Rutayisire Gerard wiyise iryagakwerere. Ikindi cyateye urujijo ni uko uyu Rutayisire Gerard wiyise iryagakwerere nabo bari kumwe berekanwe bamaze kugera mu Rwanda. Amashusho berekanye bari ku ruhande rwa Congo. Mbese nyine byabaye bimwe by'agatereranzamba, umutego mutindi ushibuka nyirawo akihibereye, naho ubundi usigara ubuho mu